nguhaye ikaze wowe ukurikira video zanjye. Imana iguhe umugisha, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru rwose iguhire, ikuramburire ibiganza. Wowe uri mushya ukaba ufunguye kwicano, ndagushimira cyane rwose. Ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana kwicano. Hano ni ku mbaraga z'ibimera. Mbahaye ikaze mwese. Imana ibahire. Ngiye mwumva kuri mikoro nitwa Beya. Ndashima Imana yuko turi bazima. Ikindi nyishimira nuko yaremye abantu mu ishusho yabo, ikabahereza ibituma baba mu isi. Yaturemeye ibiremwa ngo tubikoreshe. Uyu munsi wa none niyo mpamvu nje kubaha ikintu cyadufasha. Cyafasha wowe, cyafasha njyewe, cyafasha n'undi wese, cyafasha umuturanyi wawe, cyafasha n'undi wese ushobora kukubaza ikibazo hanyuma ukamusubiza kubera ko wumvishe uru rubuga, wumvishe ibivugirwa kuri uru rubuga. Ndagushimiye cyane rero. Uyu munsi wa none tugiye gukora ku bantu bafite inda zibyimbye, inda zirukankamwe ibintu. Kumwe uba wicaye nko mu bantu ukajya kumva nko mu nda ngo ukajya kumva ikindi ngo umva. Bamwe bati ni inzoka, abandi bati ni amara. Mbese ibyo biba bihuma twese tukabyumva. Wowe ntabwo utekereza ngo ese ibi bintu ni ibiki? Ukaba wicaranye n'abapfasoni ukajya kumva ikintu kirahinze neza neza, bakagira ngo ni gaze carbonique. Ibyo bintu rero bisigaye bigayitse, bisigaye bitari byo. Wowe ufite inda igagaye ku buryo wambara ukagira ngo wamize baro nzima, ukagira rwose ngo mu nda yawe bafashe baro barahambura, barangije baterekamo, barongera baradoda. Wajya ujya kunama ukababara mu kiziba cy'inda, urumva udashobora kwihina kubera inda igagaye, udashobora kwirukanka kubera ko udashobora kuzamura amaguru nyine ngo wiruke, ugenda ugaramye kubera inda igagaye. Rwose reka mvuge ko tuba twarangaye kugeza ubwo nyine biza kuvamo ikibazo kimeze gutyo. Yaba ari umugore, hari abamama rwose usanga inda wagira ngo zihoramo abana kandi ntabarimo. Yayikoraho ukagira ngo ni urutare, ukagira ngo harimo ibuye. Yagira ngo arambaye, yakwambara akantu kamufasheho gatoya, umva bikamucanga. Uyu munsi wa none rero ngiye ntabwo ari uko mbibona, kandi ikibazo kiba kigomba gukemuka. Imana yaturemeye ibintu ngo tujijuke hanyuma tubikoreshe mu buryo yabiremye. Uyu munsi wa none izo nda nizo ngiye kukubwira ukuntu wowe waba ufite inda imeze gutyo, ukuntu wayikuraho. Rwose ukuntu wayikuraho kandi bikemera bigakunda, ukayikuraho ugasigara uri smart, ugasigara uri flat. Kumwe udodesha wenda nk'akabobo cyangwa ukadodesha kositime, ugasanga wambaye ntiwabiriwe kubera inda. Inda rwose igatuma utaberwa, inda igatuma utiyambarira agashate keza, inda igatuma utiyambarira akaribaya, ukajya uhora wambaye ibintu biri ihururu, biri ibibubu binini cyane kubera inda. Inda idakandika iravuna, indi udashobora kumaniye uko ushaka, iravuna, iravuna pe, iravuna. None se mukeka ko haba harimo iki? Inda idakandika haba harimo iki? Ibyinshi aba ari ibinure, ibyinshi aba ari ibyanda biba biri mu nda, nta kindi kiba kirimo. Inda idakandika niba itarimo umwana, harimo ibyo binure byagiye bihatiramo. Rwose nibyo bibiri. Niba nta mwana urimo, ubwo ni icyo kindi kirimo. Uyu munsi wa none rero igore ugerageze uyu muti ngiye kukubwira. Genda, twese abanyarwanda tuzi ikintu bita ikibonobono. Genda urebe ahantu hari ikibonobono cyeze gifite
indabo, gifite imbuto, kuko kiraraba deni kigapfundika imbuto. Ndavuga rero imbuto z'ikibonobono, nk'uko watonora igishyimbo, nk'uko watonora amashaza. Genda ufate imbuto z'ikibonobono ugitonore. Ikibonobono ku muntu utakizi ni icyo ngicyo mubona muri videwo yanjye. Genda ufate ikibonobono, imbuto z'ikibonobono uzitonore. Numara kuyitonora, ndakurangira akabuto kamwe konyine, kamwe, ntuzahekenye tubiri, maze by'amahiri uyu muti ngiye kugukore ukawukora ari mu gitondo. Byuka utariborosa, utararya, utaranywa. Fata akabuto kamwe ugatonore, ugatamire, ugahekenye, ukanjakanje. Numara gukanjakanja umire. Numara kumira, njyewe mbikora narakanjakanje ndamira, numva ni akantu kari simple, kari akantu kari toto cyane rwose, ariko ndi kugakanjakanja numvise uburyohe bwako bumeze nk'umuntu uriye agasabune gato. Sasa rero uramira, wamara kumira ukicara aho ngaho. Uzabikora uri iwawe, ntuzabikora uri iw'abandi, ndakurahiye. Wamara kumira ugategereza ikindi kiri bukurikireho. Ujya kumva nka nyuma y'iminota hagati ya 12 na 15 ukumva mu nda harashyushye, ukumva bitangiye nko gutongana mu nda, ukumva bitangiye gutongana. Mu kanya katoya ukumva ushatse kujya kuri tuwarete. Niba rero ukeneye kujya kuri tuwarete, mugenzi wanjye, niba atari izi bicaraho, twara ikintu uri buze gufata ugakomeza, kugira ngo utaza kwituramo. Cyangwa utware y'agatebe uture hafi y'aho ugomba kubikorera. Ugiye kuri tuwarete, umva, ushobora kumara iminota, turu ya mbere ushobora kumara iminota nka 15 uri kuvidura. Icyo bita kuvidura, uri kuvidura nka 15 uri kuvidura. Turu ya mbere igacaho, kongera ukiyandanda, ugahaguruka, ukicara, ugategereza, ukajya kumva birongeye birirundarunze, ubyumva, ugasubirayo turu ya kabiri, ukagenda, ukongera ukavidura. Turu ya gatatu ukagaruka nyine, ukongera ukicara, ariko wicara hafi ya tuwarete, ukongera ukavidura. Iyo umaze gukora turu enye, ujya kumva icyitwa inda y'abantu, icyitwa inda gitangiye kuba nk'ishashi, gitangiye koroha, ukumva imitsi y'inda isa naho irekuye ikintu, ukumva imitsi y'inda yari iremerewe, ukumva mbese umva. Iyo wumva rero kuvidura birangiye, uragenda ugashyushya utuzi, agashya neza kuko uba ugiye kuyanywa. Tuzi ukaduhoza neza ukatunywa. Hari igihe nanone iyo umaze kutunywa uhita usubira hehe? Kuvidura, ukayanywa. Wamara kuyanywa, hamara iminota 30 ukanywa amata. Hamara kunywa amata, ubwo nyine ibyari mu nda byose bya bintu resha umva. Hari n'igihe wituma ukituma ibintu biri nka plastic, nka ibintu bise biri nk'ibiki, ibintu sinzi uko nabikubwira, nk'inzoka z'abana,
nk'inzoka z'abana, hari abana bita utuntu utuntu turi nko kugendagenda, utuntu inzoka z'abana, reka nkwite gutyo kuko nubikora uzabibona. Sasa rero iyo umaze kunywa ayo mata nta kibazo kindi wongera kumva, wumva ubaye softi, wumva ukeye rwose mu nda, wumva rwose nta kibazo. Hanyuma ukaza gufata ibiryo byoroshye byoroshye byoroshye. Iyo si intangiriro yo kugira inda yoroshye. Hanyuma ugatangira ukagira disipurine y'uko ugomba kumanaginga inda yawe. Rwose uyu muti urakora, uyu muti urizewe, uyu muti ni uwa nyawo, ntabwo ari ibintu byo gufitira. Ubikore uzambwira. Hanyuma inda yawe imera nk'ihambutse kuko yari ihambiriye. Icyo uzumva nko mu kiziba cy'inda harekuye ibintu, hasigaye horoshye, hari gukandika, urumva hameze neza, ushobora gutangira kumva wafunganya inda yawe, utangira kumva ushobora gufata kumwe, ushobora nko gukanda imbavu ukazihuza n'inda, nabyo birashoboka. Inda iroroha, nkubwiye ukuri, inda iroroha iyo uhereye kuri ako kantu, ugatangira ugahinda yawe disipurine, ukajya unywa amazi, ariko apana amazi akonje, ukajya unywa amazi y'akazuyazi, amwe nyine atuma ibinure bishonga ukabinyara cyangwa se bigasohokera ahandi hantu, ariko inda yawe uheraho. Iyo ni baze yo guha inda yawe icyerekezo, ukayikora uko wumva ushaka wagira akada gatoya, ushaka wabyibuha mu rugero, ariko ikaba yoroshye, ukaba ushobora kuyikenyereraho, ukaba ushobora kuyambariraho bya bintu abagore bambara, mbese ibinda ushobora kwerekeza ahantu ushaka. Wowe rwose ukurikiye videwo yanjye ukumva hari ahantu utumva neza, unyandikire, ngewe ndabisoma ndanasubiza, ndabisoma nkanabisubiza. Icyo utumvishe umbaze, uzarye akabuto kamwe gusa kazakemura ikibazo cy'ibinure ufite mu nda, kandi uzambwira, uzansubiza. Imana iguhe umugisha, iguhire, ikwagure, kandi ikongerere n'ubwenge. Ujye umenya gukoresha neza iby'Imana yaturemeye kugira ngo bitugirire umumaro. Ngako rero akamaro k'ikibonobono ku muntu ufite inda ibyimbye imeze nk'iyo yameze baro. Imana iguhire, bayi.